Muraho neza amahoro. Eh, Banyita Teddy. Ah, ubwo nanjye nari mfite inzozi nabonye ugenda usobanurira inzozi nyinshi. Njyewe ubu ngubu mperereye ahantu bita Denmark. Ntabwo ndi muri Afurika. Nari mfite ikibazo cy'inzozi. Njyewe hari umukobwa utuye mu Rwanda. Ako kenshi nkunda kurota ndi kumwe nawe, ndi mu birori aho hanze, ndi kumwe nawe, ndyamanye nawe. Hari n'umunsi nigeze kurota namuteye inda arayikurayo, ariko tuza gushwana. Dushwanye aza kunkorera ubugome bukomeye. Nijoro antera icyuma kandi ntago nashizwe n'ubundi nagumye ndambwira ko ndamukunda. Nawe ndumva ntabyumva neza. Ni kubera iki uwo muntu aguma aza mu nzozi zanjye nguma ndamurota? Nashaka nyine umbwire kabisa, mwamudufashije, murakoze cyane. ngire ngo mwabyumviye, uyu ni umukunzi wacu guturuka muri Denmark. Nawe yifuje kumenya ibisobanuro cyangwa se kumenya icyaba cyihishe inyuma y'inzozi zikomeye cyane cyangwa se inzozi zidasanzwe yabashije kuba yarota. Rero ngo byaje kurangira yifuje ko twamusobanurira akantu ku kandi, kuko yarose inzozi zikomeye cyane cyane. Sinzi nimba uri kugenda ubyumva. Niba wifuza kumenya uburemere bw'iyi nzozi uyu musore yarose, ndagusabye ngo kino kiganiro ukirebe cyose, kuko ugiye usimbutsa hari ibyo utagenda wumva neza cyane. Ariko ndakubwiye ngo ino nzozi irakomeye cyane. Wasanga hari n'umuntu wawe wigeze kuba wayirota cyangwa se nawe warayirose ariko ukaba utabizi. Rero uyu ni umwanya tugiye kuba twabiganiraho kugira ngo ugende wumva akantu ku kandi. Ese nawe haba hari inzozi ujya urota ukumva ziguteye ubwoba, ukumva ni inzozi zikomeye mu buzima bwawe? Ese iyo ubirose ukora iki? Dore ko hari byinshi dukunda gusuzugura ariko bigira icyo bitubwira, kandi inzozi ni kimwe muri byo. Nyamara inzozi ishobora kuba yakubera ubutumwa, icyizere, gukangura ubwenge bw'umutima, cyangwa se imbibi z'ubuhanuzi. Ngire ngo rero wamaze kuba wabyumvira. Nimba rero urose inzozi ukumva ziguteye ubwoba cyangwa se ukumva hari ikintu ziguhinduyeho muri wowe, utwandikire then tugusobanurire wumve ikihishe inyuma y'inzozi zawe uba warose. Kuko buri inzozi akenshi zijya zitubwira ibintu, nubwo hari abantu bazipinga ariko hari n'abandi bazifata nk'ubuhanuzi buba muri twebwe mimbere. Mbere yuko undi muntu aza kukubwira ngo wowe wenda ngo ugiye kuguhanuraho ibintu, hari ibyo nawe ubwawe bigucamo cyangwa se biza mu nzozi ariko ntubyiteho, ariko nyamara ikiza no kuba zajya ubyitaho. Rero ni hano niho tuba dusobanura inzozi za buri gihe cyangwa se akantu kandi ku bijyanye n'inzozi. Jya utwandikira muri comment cyangwa se uduhamagare, dore ko tuba dufite namba uba waduhamagaraho. Hello, what's poppin' Kigali, it's your boy Hatari Aizo. Mwibakuguye umwe bavuze umvikana hiryo nino, inshuti y'abadamu ndetse n'abakobwa. Comedy number 1, comedy wagwan, comedy starboy, comedy CEO, comedy nyirabyo. Je suis général wa Kigali, comedy Aizo in the place on Michael Wabyanga wabyemera. Nongeye kubahereza ikaze bakunze aho mugiye muherereye mwese abari mu Rwanda, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, by'umwihariko umujyi wa Kigali ariwo natwe duherereyemo kabisa. Mumeze mute bantu banjye? Ndabakunda cyane n'ukuri kw'Imana. Yes, ntabwo nakirengagiza abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda, abari mu bihugu byose bigize isi, mwese ndabasuje cyane, dore ko twamaze kuba twamenya amakuru yuko mwese mugenda mudukurikira gake kandi n'abatari baza nabo twizeye ko bazaza, kuko mwebwe tuba tubizeyeho ibintu byiza cyane. Rero mwebwe mwamaze kuba mwahagera, mugomba kugenda mubidufashamo. Yes, numva ikiganiro kimeze neza cyane, ubashe kuba wagisangiza abandi, bizarangira n'abandi bose bayobotse cyangwa se baje mu muryango mugari wa Get Challenge TV. Yes, TV yanyu sobanura ibintu bijyanye n'inzozi cyangwa se ivuga ubusobanuro bwimbitse ku bintu bijyanye n'inzozi. Rero mwese mbahaye ikaze cyane. Ndigarukiye uyu munsi ngo tugire ibyo tuganiraho cyangwa se tugire inzozi tuganiraho, ariko nabwo turaza kwibanda ku nzozi umwe mu bajene cyangwa se mu basore batwandikiye batubwira ko rwose yuko bashaka kumenya igisobanuro cy'inzozi ngo bakunda kurota cyangwa se uwo mujene akunda kuba yarota, dore ko buri gihe ngo izo nzozi zihora zimuzamo.
wakibaza ngo ese izo nzozi ni iz'ibiki cyangwa se zijyanye n'iki, ariko humura n'ubundi mba njanga ngo byose tubiganireho bikomeze kuba byagenda neza cyane. uyu munsi tugiye kuvuga ku nzozi idasanzwe y'umusore warose ari kumwe n'umukunzi bishimanye cyangwa se bishimiranye, ariko bikarangira nabi cyane. Izi nzozi zirimo ubutumwa bukomeye nifuza ko nawe udukurikiye wakumva cyangwa se wamenya. Niba warigeze kurota urukundo cyangwa se ibijyanye n'umukunzi wawe, uyu munsi ni uwawe cyangwa se kano kanya ndakubwiye ngo nakawe. Reka nze mubwire ukuntu byagenze cyangwa se ku iyo nzozi y'umusore yatangiye n'uburyo yarangiyemo, ariko turagenda dusobanura akantu ku kandi nk'ibisanzwe kabisa. Rero ngo umusore ngo yari afite umukunzi bakundana kabisa, ubona ko ari iby'ukuri bagendana, buri kimwe cyose bagikorana ubona ko baryoshye cyane. Yewe ngo bajyaga banasohokana, bagasohokana bagakora buri kimwe cyose, yewe bakanaryamana kenshi gashoboka. Ibi bishobora kuba byagaragaza amarangamutima y'ukuri afite kuri uwo mukobwa. Nyine bigaragaza amarangamutima y'ukuri umuhungu afite ku mukobwa, nicyo biba bishatse kuba byavuga mu nzozi. Kandi bikongera bikagaragaza ko aba yifuza kuba hafi ye no kugirana nawe umubano wimbitse hagati yabo. Rero inzozi zaragiye zirakomeza kabisa, umujene cyangwa se umusore akomeza kugenda arota, ngo nyuma aza kurota yamuteye indanga, ariko umukobwa ayikuramo atabizi wa musore. Kurota gutwita bishobora gusobanura igitekerezo gishya cyangwa se ibintu biremereye byaba biri gukura hagati yabo cyangwa se hagati yanyu wowe n'uwo mukobwa. Aho hantu uze kubasha kuba wahumva neza cyane. Ngo kandi gukuramo inda atabizi bivuga ko hari ikintu gikomeye cyane yamuhishe gishobora kuba cyamubabaza cyane, cyangwa se ikintu uwo mukobwa yahishe umuhungu gifite kuba kizamubabaza mu buryo bukomeye cyane. Agace ka gatatu umusore yarose, ngo umusore ashaka kubimubazaho, kumubaza impamvu nyine yaba yarakuyemo inda. Umukobwa ararakara cyane rwose, ngo acunga baryamye amutera icyuma. Guterwa icyuma n'umukunzi wawe mu nzozi bishushanya kubabara no gutinya kugirirwa nabi n'uwo wizeye. Ni nko kugira ubwoba ko ibyo wizeye bitari ukuri. Hano hantu uhumve neza cyane, ngo umusore ashatse kubimubazaho impamvu yaba yakuyemo inda batabiganiriyeho igihe bari baryamye, umukobwa kubera umujinya mwinshi cyane amutera icyuma. Ngo guterwa icyuma mu nzozi n'umukunzi wawe, ibi bishushanya kubabara no gutinya kugirirwa nabi n'uwo wizeye. Ngo ni nko kugira ubwoba ko ibyo wizeye bitari ukuri. Aho hantu sinzi nimba muri kugenda muhumva cyane, bakunzi muba mugiye mudukurikiye, urumva ni danje kabisa. Rero iyo nzozi muri make cyangwa se mu buryo butarambuye niko inzozi yabashije kuba yagenda. Noneho reka tujye mu gace ka gatatu turebe icyo izi nzozi zishobora kuba zagenda zikwigisha. Ngo kuri bo hari urukundo, ariko rushobora kuba rufite ibice bitumvikana neza. Inzozi zamuhaye ishusho y'uko ashobora kumenya byinshi ku mukunzi we. Ikindi kandi ngo iyi nzozi iratanga ubutumwa bwo gufungura imiryango y'itumanaho yimbitse ku mpande zombi cyangwa se mu rukundo rwabo. Kandi ngo bishobora no kuba ari amarangamutima yihishe ku bijyanye no kugirira uwo ukunda icyizere, ariko wumva ko hari ibitagenda neza cyane. Rero ngenda nkwibutsa ko ndi kugenda ngana ku musozo kabisa, nkubwira ngo komeza ukore subscribe niba wumva ikiganiro cyacu kimeze neza cyane. Rero ngo inzozi ntizivuga uko ibintu biri 100%, ariko zishobora kukubera cyangwa se zishobora kukwereka uko umutima wawe wumva ibintu, ibyo wizeye, ibyo wifuza ndetse n'ibyo utinya. Niba urota inzozi nk'izi ngizi, ni igihe cyo kuganira n'umukunzi wawe, mugatekereza ku mubano wanyu, mukareba niba hari ibitagenda cyangwa se ibidakwiye, mukaba mwagenda mubikosora cyangwa se mukagenda mureba icyo mwabikoraho. Urukundo ruraryoha iyo rufite ukuri, ukwizerana n'itumanaho. Biba ari byiza cyane, ni ukuri nanjye ndabifurije gukundana iyo rwose umuntu ukunda akwizera cyangwa se nawe umwizera, mwese mubwizanya ukuri kandi mufite itumanaho ryimbitse hagati yanyu, biba ari ibintu byiza cyane. Rero bitewe n'ahantu iminota igeze, ndumva nakomeza kugenda mbashimira mwebwe tuba twabanye guhera ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma kabisa, ni byiza cyane.
nkomeza kugenda nkubwira ngo nimba nawe hari inzozi urota ukumva zirakomeye cyane cyangwa se ukumva wifuje kuba wagenda umenya icyo bisobanuye, imyandikire hano kuri Gato Challenge. Rero murakoze cyane, ntimwibagirwe kuba mwakora subscribe cyangwa se gusangiza ino nkuru yacu abandi bagenzi banyu kugira ngo nabo babashe kugenda babona ibibera hano kuri Gato Challenge, dore ko abantu benshi turi kugenda tubafasha cyane. Twatangiye gufasha n'abari hanze y'u Rwanda, ntabwo dufasha abari mu Rwanda gusa, urumva twatangiye kugenda twaguka kuko urumva ino nkuru twayihawe n'umusore uri muri Denmark, urumva ni kure cyane ariko ni byiza. Namwe rero muri hano Kigali cyangwa se muri hano mu Rwanda mukomeze mugende muzano tubasobanurire tubafashe kugira ngo dukomeze kugenda dufashanya akantu ku kandi. Ni kuri Gato Challenge, njyewe ni Aizo. Wifuje rero kuba wamvugisha cyangwa se kuba wampamagara, namba yanjye ni 0788453555. Yes, niyo nimero uba wamvugishaho, kandi hagize n'umuntu wifuza kuba yadutera inkunga iyo ariyo yose, n'ubundi iyo nimero niyo umvugishaho cyangwa se byose niho bibera, ukareba icyakorwa kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda bijya mu buryo. Rero ndabashimiye mwese twabanye guhera ntangiye kugeza aho nsoreje. Imana ikomeze kugenda ibarinda, bahereze umugisha. Reka duhure ubutaha. Hasta la vista.